Ready and gentlemen, it's Joshua TV Rwanda nanone turi muri studio zacu aya masaha turi kumwe n'inshuti yakadasohoka muri amasaha y'umugoroba aho Nyamirambo ndetse na Kigali muri rusange u Rwanda rwose rwacitse ururondogoro kubera itangazo rimaze gusohoka muri aya masaha. Reka twakire inshuti yacu yakadasohoka aduho bwino. Bimeze bite? Sana kabisa. Biracamo. Amahoro kabisa dusoza n'abantu badukurikiye amasaha live nta byinshi byo kuvugwa, nta signing, ntaki. Duha amakuru bimeze bite? Ubona ibintu by'amafoto biri wenda bicicikana ndetse n'ibindi byinshi biri kuvuga ku ino ekipe ya PRFC, dore ko ku munsi wo ku itariki ya 4 musi w'intwari ndetse no go kwibohora hazaba hahiye ku murindi w'intwari hariya kabisa mu karere ka Gicumbi. Bimeze bite? Bamaze gusohora igishushanyo mbonera cya stade bagiye kubaka shyashya, aho igihugu cyose ndetse no mu makipe yose ya shampiyona adafite amenshi ntanafite bitoreza ku bibuga by'akarere. Ese ino ekipe ya PRFC yagiye guca agahigo mu gihugu, bimeze bite? Iki kintu rero ukoze no kukivore kandi tuba icyo tunakivugaho tuganireho gatoya iminota mike cyane, ko aya makuru nabonye ku mihanda, nabonye ku mbuga nkoranyambaga, nabonye mbega urabona ko iyi stade irimo iravugisha abantu. Stade irimo ivugisha abantu bacitse ururondogoro, abantu urabona ko bidashoboka bitewe n'uburyo stade imeze, uburyo igishushanyo mbonera cyayo kimeze. None twibutse mu mitwe turebye uko guharira gihari, tuzi neza ko ikipe ifite ubushobozi. Mbere wenda kandi rero kuvuga kuri stade ho gato nyereka ibitse abantu muri iki gikorwa kizaba gihari ku itariki enye z'ukwa karindwi umunsi wo kwibohora. Ariko uretse kuri kwibohora, ejo kuwa kabiri ni umunsi w'ubwigenge, nibwo umunsi w'ubwigenge urumva icyambere cyo iki cyumweru urumva dufite impamvu nyine yo kubaho. Iki cyumweru gifite igisobanuro gikomeye cyane. Kugera rero hari ahantu ku murindi, ndatekereza yuko no mu minsi ishize iki kintu twakimeye kubwira abantu tuti impamvu nyinshi zire zimwe zo kujya ku murindi, kuko hari ibintu byinshi bizahabera. Noneho tunabwira ko abantu amasikirini azaba hari hagomba kujya hatemberamo kino gishushanyo mbonera cya ikipe ya PRFC ngo kuma ewana amasikirini ahari ngo babiteguye neza ewana. Abantu bariyo mu kanya mvuganye n'umuntu umwe arambwira ati ibintu bihari, hari kwaka amatara y'akataraboneka. Urumva ni ibintu bikomeye kandi n'ibintu byabaye seriye. Hazaba hari abahanzi cyambere cyo, hazaba none hari n'itorero ribyina riririmba gakondo, hazaba hari jazz band yumvikana, ikintu cyitwa umurindi w'igisirikare, ikintu cyitwa ingoma z'abasirikare, bizaba ari ibindi bintu. Hazaba hari Majimaji, uriya fande Majimaji waririmbye Majimaji twazihetse mitarayeze ziraririmba, nabo hazaba harazasurutsa abantu. Urumva bizaba ari forudani kandi n'abandi bahanzi bakomeye. Rero umunsi wo kwibohora icyambere cyo ni ukurwanira kubaho, ni uguharanira kubaho, ni uguca ingoyi y'umugoyi, nyine ni ukubaho no gukira, ukavuga ngo ngomba kubaho kubera jyewe. Ubwo ntabaho kubera njyewe, ubwo nzabaho kubera ko hari undi muntu utumye mbaho, kandi ntagakwiye kuba ari ukwiye gutuma mbaho. Kandi burya umuntu akeneye gutuma ubaho, burya
ubara imiti imbere hari aho utagomba kurenga uba umeze nk'ihene iri ku kiziriko kuko ihene iyo umuntu ayisora avuga ngo ngiye gushinga inturubiko hariya ndazirikaho ubwo irarisha ku burebure bw'ikiziriko naziritse ntiyemere kurenga kuri ubu burebure naziritseho hano. Ntabwo rero urumva umunsi wo kwibohora ni ikintu gikomeye cyane kandi turashimira nanone igihugu cyacu cy'u Rwanda dushingiye ku buryo tubona dushima Imana kuko hari ibyo twabonye na hatwe urubyiruko ariko hari ibyo twabonye tumaze kubonesha amaso yacu hanyuma twakumva n'amateka y'ibyahise mu by'ukuri aka kanya tuba tubona ubwo buzima ari nk'inzozi ibyo bintu ntabwo bishoboka tubona ari nk'ibidashoboka. Rero turashimira Imana yaduhaye igihugu cyacu cyiza kandi duha n'abayobozi bacu beza. Aka kanya umunsi wo kwibohora ni umunsi uzaba ukomeye umunsi usobanura kumeneka kw'amaraso kugira ngo bamwe babahe abandi bakunde babe ibitambo. Umunsi wo kwibohora bizaba umunsi ukomeye. Rero iyo tuje rero nanone mu ngabo z'igihugu nibwo humvamo ijambo APRFC rifite icyo risobanuye ubwo twinjira no kuri iyo stade. Iyo stade mu by'ukuri buriya Joshua reka nkubwire buriya nta kintu kibaho ku isi kibi nko kubaho uhora uraraguza, kubaho uhora nyine wumva uraraguza kumva ko kuko iyo uraraguza nyine burya umuntu ashaka yakwima icumbi uhora ucumbika burya umuntu ashaka yakwima icumbi hanyuma warangiza gutera ingange hanze ukajya kurara mu kiraro aho bakagusuresha abana nabo baba bahati bamenye ntabwo wabazanira imishinyiko. Rero aka kanya igisobanuro cyo cy'iterambere cyo gutera imbere kuko baza kugira iwawe kwitwa umunyagihugu nuko ufite akantu waguze aho hantu byibura ukavuga ati nawe mfite ubutaka niyo yaba metero imwe ariko byibura aka kanya noneho muri iki gihugu ufitemo umumaro. Ndakubwiza ukuri ni amakipe make kuri Afurika ni amakipe make urebye no ku mugabane w'Uburayi makeya buri kipe ifite stade yayo personal. Binteye amatsiko n'ubu nguciye mu ijambo binteye amatsiko yo guhita nishyura ari amafaranga yo kugira ngo umuntu azitabire. Yego binteye amatsiko ziriya kamera ubwo birakunda kuko nahoze numva ko bishoboka ko uyu munsi ubundi wari wo wanyuma kereka ejo ndebe promotion bakavuga ngo twongeyeho undi munsi ariko ubundi numvaga uyu munsi ngo ari wo wanyuma stade yuzuye se ubundi byari 10,000 ubundi yego we numvaga umunsi ari wo wanyuma kereka ejo nimba bakongera sindamenya neza nimba stade yuzuye ariko hari ahantu muri n'ahantu hakira hagati y'abantu 5,000 n'ibihumbi 6,000 urumva rero 5,000 n'ibihumbi 6,000 ibyo kuzura ni ibintu sinzi biba bitari byaro hari ubwo ari stade se nk'abantu baricara none se abaturage bo ku ruhande ntibazaza nabo cyane ni bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Nendaga kuvuga ni ukuvuga ngo aka kanya ni amakipe makeya afite stade yayo kuko narebye nubwo twirirwa turirimba tukavuga ngo shampiyona yacu ngo ibikingo ngo nta kigenda ngo umupira wa Tanzania waradusize ariko atasiyo Simba nta stade ifite na Yanga nta stade zifite kandi ni amakipe akomeye. Rero ni ikipe imaze kugira ku rwego rw'aho kuvuga ko tugomba kubaka stade yacu burya none ya investment iyo y'amafaranga arangiye ya kipe imaze kujya stade yabo burya kwinvestisa kugura umukinnyi kuba ngo umukinnyi none ndamutanga mu $500 ntabwo bitekerezaho kabiri kubera ko uwo muntu ari buze byonyine kumwerekana muri stade yawe utakodesheje biraje ko amafaranga ubugaruje ushaka washyiraho 1,000 washyiraho 500 yo kuza kureba umupira no pas kureba umupira ndaba presentation yiwe yiwe presentation kuko nimba ushaka ngo umutegura Gitinyiro Day dufite umukinnyi
ikomeye ni kuri stade yacu ndatekereza ko uburyo mbonye imeze ntekereza nako byibura ishobora kuzaba ijyamo nk'abafana nk'ibihumbi nka makumyabiri hagati ya 25 na 30 baje 25 reka dufate 25 tuvuge ko ari nka stade Amahoro yenda yahise yego nimba ari 25 buri muntu inoti y'igihumbi nituvuga ngo VIP reka dufate en general inoti y'igihumbi buri muntu ari inoti y'igihumbi byibura buri mukino uretse kubitanashoboka kuko aka kanya nimba ku Mahoro kuri stade Amahoro yinjiramo 25 igenda tuvuga ngo habayeho kuvuga ngo ibiciro babihananiye babikubita ishoka ni igihumbi ntabwo ntekereza yuko APR yaba kumaze kubaka stade yayo kuko erega twibuka ko iriya iyi stade ya APR igiye kubaka ni igikorwa remezo kizajya gikoreshwa no mu buryo butandukanye mu gihugu mu buryo butandukanye ariko n'andi makipe akaba yayikodesha kuko akanya nimba tubona hari amakipe menshi none adafite amasitade nk'uko twahoze tubigarukaho rimwe na rimwe ikimenyetso mpamvu tubona amakipe azakazana mu gihugu ukabona ari gukodesha ukabona ikipe iremera ikavuga iti ngewe umukino ndaza gukina hano mu Rwanda kandi atari nuko ikipe ije gukina n'amakipe mu Rwanda cyangwa se ikipe y'igihugu yenda ari ikipe yaje kwakira ejo urugero twabonye ejo muri Bereke yo muri Sudan yo muri Ethiopia ni Sudan yakirire Yanga hano twabonye Yanga ijyabereye hano i Kigali nuvuga ngo nimba rero bimeze uko nguko birashoboka ko iyo kipe APR ifite stade yabo ikipe ishobora kuza ikabakodesha kandi ari ikipe ni professionnel ikomeye vibes amafaranga ashobora kuza ikipe y'igihugu runaka ikavuga ati twebwe ntabwo turi bukine kuri stade Amahoro turi bukine kuri regional Nyamirambo turakodesha stade y'Ishyorongi ya APR kandi uretse n'ibyo ngibyo nuvuga ngo stade zabo yubakitse hariya ntabwo ari Kigali rwagati izaba yubatse hariya ni mu ntara nuvuga ngo ni ikipe isa isa niyegera abaturage biriya bintu bibuminge ku buryo tuvuga ngo APR iri bukine stade yabo Ishyorongi nuvuga ngo biroroshye ko nyine uko umufana hano Nyamirambo yabaga hari cyangwa se ku Mahoro yabaga arazajya bajyeyo ariko bibuminge kugeraho karere ka Rulindo hafi ya kose kagomba kujya kakaza kure umupira aho nyine buri muntu wese uri ku musozi ategetswe kwiyumvamo APR bikamuzamo yes iyi stade iraba ari ikintu gikomeye nabonye kabisa nabonye inyuma handitse izina ko APR FC Stadium stadium inyuma yabo hari inyuma ku muryango winjira ni stade iryoshye ni stade kuko nimba ari stade ngana uko nguko twiko ko ari n'amakipe akina ku mugabane w'Iburayi anakodesha ama stade usanga ari nk'ibihumbi 15 nko muri stade zo muri Saudi Arabia aho Cristiano bakina na ba Sadio Mane reka ni mu ntabire ntayihore ni stade ya APR igiye kubaka kandi uretse n'ibyo ngibyo ku gihugu uretse nk'abakunzi ba APR umugisha ku gihugu kuba twavuga ngo dufite stade byibura nyuma ya stade Amahoro indi stade wakwifuza kuba nuvuga ngo indi stade ni izaba ririya kuko regional Nyamirambo yabiri muri Syria pare raporo ya APR FC Stadium nuvuga ngo umugisha ku gihugu kuba twadufite igikorwa remezo nka kiriya kandi uretse n'ibyo ngibyo ni stade izatanga akazi hari abantu benshi bazayikoraho imiryango yabo ikarya ni stade izakoramo abantu b'igihe cyose ni stade izatunga abantu ku rundi ruhande niko navuga kandi ntekereza ko ni umugisha kuko no mu bantu batuye hariya APR uburyo tubona ikora ibintu byabo nta nubwo ntabwo izajya gutanga akazi abakavantara abandi baturutse igomba guhera ku bahariya kuko nimba ari abantu beretse urukundo APR ni abantu b'Ishyorongi kabisa nuko rero navuga kabisa reka turindire turebe kabisa kuko iyi stade ndatekereza ko ni ikintu gikomeye cyane nta kintu kizaba iremereye cyane ni n'ikintu ubona kizaba giteye ishyari amakipe mu Rwanda ariko se no mu Rwanda naye muri aka karere ayo mu karere turashaka kuzumva ngo Yanga Stadium Azam Stadium
vuba ngo bakinira kuri wanje wa Mukapa nta yindi bakiniraho ni Yanga ihakirira ni nkuko nyine wavuga ni ngo ni stade y'igihugu ni nk'amahoro yabo niyo bakiniraho. Yes. Nta stade bafite. Rero iki ni ikintu gikomeye APR zabikoze. Mwana njyewe ntegereje uburyo bazasobanura bino bintu kabisa. Uramusi kabisa. So hari n'ikindi rero biri kugenda bivuga yuko ino ekipe ya APR FC ku myaka 30 yabo n'ibiri imaze ishinze hari abayitangiye hari n'abayirimo uyu munsi. Abo bayitangiye rero igishingwa dora tubivuga tubibabwira abantu bavuga hari itangazo naryo ryavuze yuko hazaba hari abayitangiye bakinye umupira ndetse bakiniye hariya ku murindi w'intwari. Umunsi wa mbere bakitangira uwo munsi bake muri bo bazaba bahari bamaze kuba invitation babwira ko bagomba kwitabira. Sinzi nge numvise byaneye ishema kubona umuntu wavuga ati APR FC nitwe twayitangije. Yego. Ikindi abantu buraya hari n'ikindi n'amahirwe dufite twe abatuye mu Rwanda tubasha kumenya football abantu twese ujya kuri YouTube ukareba football ushobora kujya kuri YouTube ukavumenya ngo deuxième division byagenze bite ariko hari n'ibindi bihugu dushaka kuba twajyaho tukareba bya deuxième division tukabibura ku ma YouTube ane ubu rero umunsi tugiye kureba abatangije APR. Yego. Bashinze igiti cya mbere kiramera kirafata kizana n'imizi ya mizi byara amashami. Rega mwana reka ngwize kuri pe buri byagenda kose ko byagenda kose buri ubumwe bwo mu mahoro ubumwe bw'umunezero kuko abantu bahuje nyine kuko yenda duhuriye ahantu nkaba ndimo soma akantu kamwe ndimo nibyinira sirori ya Medi duhuriye ahantu nawe ukaza ukaba urimo usoma akantu kamwe ukaba urimo ugina ekotite tugahuza tukaba amashumi n'iki burya ubwo bushuti igihe kiragera bugahenebera bukarangira ariko burya ubushuti bwo mu maraso ubushuti bw'aho umwana arira nyina niyumve ntabwo ubwo bushuti bushobora kurangira kuko n'ubushuti bwandikishijwe wino y'amaraso ntabwo ari wino y'ikaramu y'ituzi ni wino y'amaraso. aho rero kandi mva ngo ni abantu n'abasangirangendo. Yes, twibagiwe abamaze gutakara ku rugamba bamaze gusiga ubuzima bwabo ku rugamba. Abatumye igihugu cyongera kuba u Rwanda batumye wongera kuba igihugu baragarutse bashinze timu vuga ati noneho ntago birangiriye reka dushake no byazwa kwicara turebe imyidagaduro. Ngo rero icyo nashakaga nasatiraga kuvuga nuvuga ngo nimba abantu bamaze kuba basangirangendo icyo ndimo shaka kuvuga ndashaka kuvuga ngo ndashaka kumva kukumvisha imizi ya happy imizi ya peri nyine ahantu yashoreye ahantu ishorera nuvuga ngo n'imizi ya peri ahantu ishorera naho ngaho ntabwo icyo giti gishobora kuma uko byagenda kose ntabwo bibaho ko icyo giti gishobora kuzuma naho izuba ryava rimeze rite. APR imizi ya APR aho ishoreye nimba ari aho ngaho aho yavukiye aho uko yashinzwe APR ishingwa ingabo z'u Rwanda ziri ku rugamba ishingwa abana b'u Rwanda barimo barwanira uburenganzira bwabo ishingwa amaraso ameneka ariko n'ibiranga irashingwa nuvuga ngo ikipe yashinzwe kuri ubwo buryo aka kanya nyine igihugu kiri amahoro ntabwo ishobora gusenyuka cyangwa se ngo igire imiraba ishobora gutuma nyine iyo kipe ntabwo bibaho. Aka kanya ikipe ya APR
nimba nyine twarabonye ko izina APR ritarigeze rihinduka, APR ifite umumaro uremereye muri kino gihugu cy'u Rwanda, kuko hari abatarayikiniye n'ibyo koko, ariko sinzi nimba hari umukinnyi ushobora kuvuga ngo APR yarampemukiye cyangwa se byagenze bite, kuko uretse n'ibyo ngibyo hari abakinnyi benshi tugiye kuvuga ngo tubarondore duhere ku wa mbere kugera ku dushobora no kugeza mu gitondo tukirondora benshi inarekura ikaribera kandi ikabamariza kandi ikabaha n'amafaranga yabo itava ngo turaya gusigaramo ngo urebye ngo cya gihe no irayaguha. Ariko uretse n'ibyo ngibyo ntabwo ibyo bintu burya bituruka kuri APR, ndagira ngo mbe yamizi yayo ntabwo bituruka kuri APR gusa, kuko nta mukinnyi nta kipe n'iyo mu Rwanda idafite umukinnyi uturuka warondora idafite umukinnyi ugiye uranyuze muri APR ndetse no muri Marine kandi yewe no mu Ntare. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni uruziga ariko uyoboye ku ruhembe ari APR nyine ifite umumaro, n'abo bose bafite umumaro. Ntabwo rero bituruka aho ngaho. Ni ukuvuga ngo yamizi dusubiye inyuma yamizi yaba aho ishorera, twibuke neza urebye muri Rayon Sports ukajya muri Kigali ukajya muri Polisi ukajya muri Kiyovu ukajya mu makipe muri Mukura ukajya mu zo mu ntara muri Eteseri, buri mukinnyi wese sinzi impamvu hari izina rikunda kugarukamo kumva mu mukinnyi wese akavuga ati ariko hari umubyeyi baba bavuga nini Afande James Kabarebe. Iyo ubwo niba ndavuga kinyamupira, sinzi impamvu buri munyamakuru wese ukora igitangazamakuru wese avuga ati Afande James Kabarebe umunyakibero w'ikirenga wa PFC ni umuntu ubana n'abantu, ni gentleman, ntari birye, ni umuntu ubana n'abantu, utari n'umukinnyi ukina muri APR n'umukinnyi uri mu yindi kipe uramuhamagara akakubwira ati nta kibazo kabisa, humura bimeze gutya bimeze gutya. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ufasha abantu bose atitaye ngo umuntu bimeze bite. APR ni ikipe y'abasangirangendo, ni ikipe ifite imizi, ifite aho ishoreye, ntabwo ari ikipe ishobora kuzasenya kuko byagenda kose, kuko ni ikipe ibavugira ibyo bo batakavuze kandi byinshi cyane batabona uburyo barondora kuri mikoro, ariko ni ikipe ibavugira cyane birenze uko umwana w'umuntu ashobora kubitekereza. Rero iyi stade nayo izaba ifite ikintu gikomeye cyane. Rero abo nyine bavuze harimo na Fandesiziye General Mubaraka Muganga Rwanda ataba akinira ikipe yitwa Murindi FC, abantu bazagende bamurebe kabisa, ni nawe uzaba wambaye kapitene akina muri Mediane makazi zaba ziri gucika, zaba ari ibindi Arufa dusoza rero ikintu byibuza wabwira abakunzi ba PFC ndetse n'abantu baturiye hariya hantu aho ekipe yahereye ku ivuko, yewe n'abantu abakunzi ba Joshua TV bashaka kuvuga ati twibanze kuri ekipe ya PFC n'ibisohotse nonaha twari tugomba kubiganiraho. Ese nibyo kuba ekipe yaba izamuye cyangwa ikoze kano gasha ko kuba yazana igishushanyo mbonera? Ngenda nzi ko wenda ifoto ya mbere izasohoka kuri ya munsi bakaba aribwo bayerekana, wenda kikaba ari nga surprise bakoreye abantu, ariko babisohoye mbere y'uko navuga ko ari bazahura cyo no kuba